Rero mbere yuko tujya kure cyane ndashaka ko dutangira dusoma, turasoma Zaburi 120, turasoma duhereye ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 7 nk'uko iyi Zaburi iri. Ndashaka gusoma, ndasoma nkoreshe Bibiliya ijambo ry'Imana, ariko n'abafite Bibiliya yera mushobora gusoma Zaburi 120 niyo tugiye gusoma. Turasoma duhereye ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 7. Ndasoma muri Bibiliya ijambo ry'Imana. Rero reka dusome. Haravuga ngo indirimbo y'amazamuka bajya i Yerusalemu. Igihe nari mu makuba natakambiye Uhoraho arangoboka. Uhoraho, nkiza abanyabinyoma, unkize abantu bariganya. Mwabanyaburiganya mwe, Uhoraho azabagenza ate? Ese nk'ubwo azabahanisha gihano ki? Azabarasa imyambi ityaye irwanishwa ku rugamba, azabajugunyaho amakara yaka. Ngushije ishyano kuko nturanye nabo. Dukomeze ku murongo wa 5. Ngushije ishyano kuko nturanye nabo. Guturana nabo ni nko guturana n'Abamesheki n'Abakedari. Ndambiwe cyane guturana n'abanga amahoro. Njyewe icyo nshaka ni amahoro. Iyo nyavuze bo bashaka intambara. Reka dusome no muri Bibiliya yera nayo twumve. Mu mubabaro wanjye natakiye Uwiteka aransubiza. Uwiteka, kiza ubugingo bwanjye iminwa ibeshya n'ururimi ruriganya. Wa rurimi ruriganya we, azaguha iki? Azakongera ibirutaho iki? Ni imyambi ityaye y'intwari, ni amakara y'umurotemu. Turaza kujya tureba mu Cyongereza nayo tuze kubyumva. Mbonye ishyano kuko ntuye i Mesheki, nkaba mu mahema ya Kedari. Umutima wanjye wahereye kera uturanye n'uwanga amahoro. Njyeweho nshaka amahoro, ariko iyo mvuze bashaka intambara. Iyi ni Zaburi y'120 tumaze gusoma. Reka mbanze mvugeho kuri Zaburi, hanyuma dukomeze Zaburi nyine nk'igitabo muri rusange, hanyuma dukomeze twinjira no muri iyi Zaburi y'120. Icya mbere tubona, Zaburi usanga abantu benshi cyane cyane nk'abantu b'abanyedini cyane bakoresha iyi Zaburi cyane cyane bakavuga yuko bayikunda, ariko mu by'ukuri uzasanga gukunda iyi Zaburi atari uko baba bakunze Imana no gukunda ibyanditswe byera, ahubwo impamvu baba bavuga ko bayishaka nuko muri Zaburi hari uburyo bishakamo, noneho bakisangamo bakumva yuko ibyo iri kuvuga bihwanye n'imibabaro yabo. Nyine igitabo cya Zaburi bakagifata nk'igitabo cyo gushakamo ihumure mu gihe gusa ubabaye, atari igitabo cyo kumva Imana, ahubwo ari nk'igitabo cyo kumva ahantu nyine wakura ihumure mu gihe gusa ubabaye. Nyine ugasanga ari uko gusa nyine bafata igitabo cya Zaburi. Niyo mpamvu uzasanga mu mazu yabo abantu benshi uzasanga nyine mu mazu yabo barafashe nk'umurongo wo muri Zaburi bagahita bawukura wenda nko muri context yabo, ugasanga bamanitse ngo wenda Uwiteka dukora ibikomeye natwe turishimye. Ibyo si bibi nyine cyanditswe nk'uko kivuga, ariko mu by'ukuri ikibazo kiri n'iki baba bafite mu mitwe yabo. Nyine iyo bavuga ngo Uwiteka dukora ibikomeye, nyine n'iki baba bavuga? Ese iyo context nyine y'iyo Zaburi yo ugiye kuyirebamo koko ushobora gusanga bazi nyine iyo Zaburi icyo yavugaga, cyangwa nyine bapfa guterura iyo Zaburi kubera yuko bari kuyiyumvamo, kubera ko bari kumva yuko hari ukuntu iri buze gukora ku gahinda kabo, noneho bagahita bayikoresha. Nuko nguko usanga nyine Zaburi abantu benshi bavuga yuko bazikunda bazikoresha. Ariko mu by'ukuri Zaburi ni igitabo cyiza cyane kitwigisha, kikatumenyesha nyine Imana. Kitumenyesha Imana, kikatubwira Imana iyo ariyo, ndetse kikatumenyesha Imana n'ibyo yakoze mu mateka nk'uko nyine tugenda tubibona.
ku bantu nyine bakunda ku bantu nyine bagiye biga wenda nk'amaranga kamere y'Imana, akenshi muzasanga Zaburi ari igerageza nyine kugenda iyavuga no mu buryo buri deep cyane, igenda igaragaza nyine amaranga kamere y'Imana. Ni ukuvuga ngo Zaburi nyine iduhishurira Imana iyo ariyo, ndetse ikanaduhishurira n'ibikorwa by'Imana n'ibitangaza byayo mu mateka Imana yagiye ikora. Ikindi, Zaburi mu by'ukuri Zaburi ni indirimbo ubwayo nyine, ni igitabo cy'indirimbo, niba ariko twabivuga, ni igitabo cy'amashimwe, ni igitabo kitwigisha guhimbaza Imana. Zaburi ikindi tubona ni uko ari igitabo kinini muri Bibiliya, tubona ari igitabo gifite ibice bigera ku 150. Ikindi ni uko tubona yuko mu Isezerano Rishya Zaburi aricyo gitabo gikotingwa cyane kurusha wenda ibindi bitabo byo mu Isezerano rya kera. So igitabo rero cya Zaburi kitwigisha ubugabe bw'Imana cyangwa se sovereignty of God cyane, ndetse kikanatwigisha n'inshingano tugenda tubona za muntu, inshingano za muntu tubona Imana imuha zo kuyiberaho nyine, uko umuntu yagenda yumvira Imana ayihimbaza mu buryo nyine bwose Imana imutegeka. So rero ikindi tubona kuri Zaburi, tubona yuko Zaburi zagiye zandikwa n'abantu nyine batandukanye. Tubona yuko 75 muri zo bivugwa ko zanditswe na Dawidi, ndetse tubona n'izindi zaragiye zandikwa na Azafu, izindi zandikwa ari yanditswe na Mose, tubona 190, tubona na Salomo, tubona rivuga ko ari ya Salomo, ndetse tubona n'izindi zitavuga nyine abanditsi bazo, ariko mu by'ukuri nyine Zaburi ni igitabo cyagiye cyandikwa n'abantu benshi, nicyo nashaka kugaragazamo hano. So rero muri mugoroba tugiye kwiga muri imwe muri Zaburi nyine zifite umutwe wazo nyine zivuga ko ari Zaburi z'amazamuka. So iyo ni Zaburi rero 120 turi kwiga. Rero izi Zaburi z'amazamuka nazo tubona kuva kuri Zaburi 120 kugeza kuri Zaburi 134 zigenda zigaragaza zivuga ubwazo ko ari Zaburi z'amazamuka. Izi Zaburi zose ko ari 15 nyine tubona zivuga nyine ko ari Zaburi z'amazamuka cyangwa se Song of Ascent nkuko nyine zigaragara. So rero muri izi Zaburi z'amazamuka bigaragara yuko enye muri zo ari za Dawidi, Zaburi 122, Zaburi 124, Zaburi 131, Zaburi 133. Izo Zaburi z'amazamuka ni Zaburi za Dawidi. Ndetse tukabona na Zaburi 127 igaragara yuko ari Zaburi ya Salomo. So izindi rero muri Zaburi z'amazamuka ntabwo nyine amazina y'abanditsi bazo cyangwa se abazanditse bagaragara. So umuntu ashobora kwibaza ngo kubera iki izi ndirimbo cyangwa se izi Zaburi zitwa nyine indirimbo z'amazamuka? Ubundi se bazamukaga bajya kuki nyine ari ukuzamuka nyine atari ukumanuka? Nabyo wabyibaza, nyine bazamukaga bajya. So izi ndirimbo se cyangwa se izi Zaburi bivugwa yuko ngo bazirimbaga bazamuka bajya hehe? Bajya i Yerusalemu. Nimusoma muri Bibiliya ijambo ry'Imana yo isa nkaho ihita ibisobanura, ivuga ngo ni indirimbo ngo y'amazamuka ngo bajya i Yerusalemu. Babaga bazamutse nyine ngo bajya i Yerusalemu. Wenda turaza kugenda tubireba bajya i Yerusalemu gukora iki. Yerusalemu hari iki gituma abantu bazamuka ariho bajya? Yerusalemu icyambere tubona yuko ari umurwa wari uherereye nyine hejuru ku gasozi. Ni umurwa nyine wari hejuru ku gasozi kitwa nyine Siyoni, ni mu majyepfo ya Isiraheli. Aho ngaho niho Yerusalemu uwo murwa nyine wari uherereye. So rero tubona yuko Isiyoni ari ahantu nyine Bibiliya twereka ngo ni ahantu Imana ubwayo ngo yari yaritoranyirije kuba ubuturo bwayo. Ndashaka ko tuhasoma, dusome Zaburi 132 wenda turebe uko Imana ivuga Isiyoni. Zaburi 132 umurongo wa 13. Zaburi 132 umurongo wa 13 aravuga ngo kuko Uwiteka yatoranije Isiyoni yahashakiye kuba ubuturo bwe. Murabona ko Uwiteka yari yaritoranyirije nyine ahantu Isiyoni ngo hashakira kugira ngo habe ubuturo bwe. Nyine kuba ubuturo bw'Uwiteka ahantu si nko kuvuga ngo Imana niho ngo yashyize wenda nko kuvuga ngo Imana mu mwuzuro wayo niho yaje gutura, ahubwo tubona yuko Imana hari ukuntu yagendaga ibana n'ubwoko bw'Abisiraheli nyine mu buryo navuga ngo bw'igishushanyo, ku buryo yabwiye nka Mose gukora ihema ry'ibonaniro nyine ikaba rigaragaza nyine kubaho kw'Imana nyine abantu nka presence y'Imana, ariko mu by'ukuri Imana atari yo mu mwuzuro wayo nyine nko kuvuga ngo yaje gutura i Yerusalemu, ahubwo nyine
yashyizeho nyine aho hantu hayirepresenta nyine ko ihari. Rero tubona hano Siyoni ariho hantu nyine Imana yari itoranyirije kugira ngo aho hantu habe ubuturo bwayo, noneho aho ngaho ariho abantu bazajya baza kuyiramiriza. So rero iyo dusomye muri Zaburi 137 tubona igihe Abisirayeli bari barajyanywe mu bunyage hehe i Babuloni. So igihe bari barajyanywe mu bunyage i Babuloni, abanyababuloni ngo barabacyuriraga ngo bari ku migezi y'iwabo ngo bakababwira ngo babaririmbire indirimbo z'i Siyoni. Iyo ngo bababwiraga ngo babarimbire indirimbo z'i Siyoni, tubona uburyo Abisirayeli babasubizaga bakababwira ngo mbese twaririmba gute indirimbo z'Uwiteka tutari Yerusalemu, tutari Siyoni? Twaririmbira dute indirimbo y'Uwiteka mu mahanga? Niko bababwiraga. Mbese twaririmbira dute? Nko kugaragaza nyine yuko Siyoni ari ahantu nyine Uwiteka yari yarabashyire nyine ho kumuramya. Nyine igihe babaga bari mu bunyage, mwumve ko hari igihe akenshi babaga batumviye Imana ikabateza nk'abanzi babo cyangwa ikabateza inzara igatuma bava aho ngaho nyine Yerusalemu. Igihe babaga bavuye rero i Siyoni, aho ntago babaga bafite amahoro, akenshi nyine nta busabane babaga bafitanye n'Imana yabo. Murumva ko babaga bari nyine mu bihe byabo, navuga ko ari iby'umwijima, byabaga ari ibihe bibi nyine kuri bo. Ariko nyine igihe babaga bavuye i Yerusalemu, cyabaga n'igihe cyo kongera kugaruka bagasabana n'Imana, hantu Imana yitoranyirije bagomba kuyiramiriza. Rero kuva i Yerusalemu kuri bo, kuva i Siyoni kuri bo, byabaga ari ibintu bikomeye. Muribuka Yesu ahura n'umusamariyakazi muri Yohana ibice 4, naho tubona Umusamariya hari ukuntu yabwiraga Yesu, amubwira ngo muzi yuko, amubwira ngo basokuruza ngo basengeraga mu bisozi, ngo Abayuda bo bazi yuko ngo Imana ngo bagomba kwisengera i Yerusalemu. Nyine mu Bayuda murumva yuko bari bafite view cyangwa se imitekerereze yuko aho bagomba guhimbariza Imana, aho bagomba gusengera Imana hari Yerusalemu. Nyine niko bari babifite mu bitekerezo byabo. Noneho Yesu aza no kumubwira ati noneho ibintu noneho birahindutse, ntabwo abasenga data ari Yerusalemu mu by'ukuri, ari Yerusalemu gusa cyangwa mu misozi. Aramubwira ati noneho abasenga data by'ukuri ntabazabi basenga nyine mu kuri no mu mwuka. Ariko mu by'ukuri igihari ntabwo Yesu nyine yarakanye yuko aho ngaho Yerusalemu nkuko basekuruza nyine byari bimeze, hari ahantu nyine hari haratoranyijwe n'Imana kuba ubuturo bwayo, bagomba kujya bayisengera. Tubona ni nkone y'Umunyetiyopiya, ndumva yari yaragiye gusenga i Yerusalemu ihura na Filipo, yari yagiye gusenga i Yerusalemu. Biragaragara yuko n'abanyamahanga, uburyo urusengero rwa Salomo rwari rwubatswe mu buryo ngo hari space y'abanyamahanga, nyine abanyamahanga ku buryo nabo bazaga bavuye ahantu hatandukanye, nabo bakaza baje nyine gusenga Uwiteka nyine aho ngaho. Nanone i Yerusalemu aho ngaho ari hubatse nyine urusengero. So rero topic y'uyu munsi tugiye kuganiraho iravuga ngo isengesho ryo kubohoka, nyine ni prayer for deliverance. So abavandimwe niba baza banstakare nyine bavuga nyine ukuntu nyine iyi topic nyine hari nk'uko tuzimenyereye mu bigisho b'ibinyoma, kuryo nyine wumva ahantu ari isengesho ryo kubohoka ugahita utekereza, ugahita expecting nyine ibindi bintu bidasanzwe byo kubohoka, za karande byo kubohoka, inyatsi zo kubohoka, ibintu byinshi bisanzwe nyine tuzi nyine nabyita ko byose ari ibya gipfumu bibera no mu nsengero. Se rero ntabwo ari uko kubohoka tugiye kuvuga. Iri sengesho ni isengesho ryo kubohoka, kuko muraza kubona ko ari iryo kubohoka. Turaza kureba iri sengesho iryo ari, ni prayer for deliverance. So ni indirimbo, twabonye ko ari indirimbo, ariko nanone ni isengesho. So nyine bivugwa yuko ahari nyine iyi ndirimbo ndetse ikaba ari n'isengesho, ngo ni isengesho ry'umuntu ngo wavaga iwe azamuka ajya i Yerusalemu, ajya nyine gusenga. Noneho asenga iri isengesho nyine nkuko twabonye yuko nyine ari indirimbo y'amazamuka, nyine baga bazamuka bajya aho urusengero nyine bajya gusenga. So rero duhere ku murongo wa mbere, reka dusome tugende tureba iyi mirongo uko ari 7 icyo tuza gukuramo. So twe tumaze gusobanura nyine indirimbo y'amazamuka bajya Yerusalemu icyo bivuze, indirimbo y'amazamuka. So noneho uyu munyazaburi atangira avuga ngo igihe nari mu makuba natakambiye Uhoraho arangoboka. Igihe nari mu makuba natakambiye Uhoraho arangoboka, mu mubabaro wanjye natake Uwiteka aransubiza. Reka tubanze turebe kuri icyo gusa. Icyambere ndashaka yuko twibaza bimwe mu bibazo kuri iki kintu nyine umunyazaburi ari kuvuga. Mbese iyo turi mu makuba cyangwa se iyo turi mu mubabaro nyine runaka, ninde dutakambira? Ninde twambaza? Ninde tubibwira? Ninde duhamagara?
ninde dutabaza, ninde duhungiraho. Nyine tubanze twibaze kuri iki kintu, nyine buri wese yibaze mu bitekerezo bye, ese iyo ngeze mu bihe bikomeye, mu bihe bindemereye mu buryo nyine bwose, ese ninde uza bwa mbere mu mutwe wanjye, ninde bwa mbere numva nkwiye kubibwira, ninde numva nkwiye guhungiraho bwa mbere. Benshi mu by'ukuri twitegereje dushobora gusanga mu by'ukuri tuvuga nyine akenshi yuko twizera Imana, tuvuga nyine akenshi yuko Imana ishobora byose, nyine ibyo byose turabivuga ku Mana, ariko mu by'ukuri nuza kureba uburyo tubayeho mu buryo navuga ko buri pratique bw'ibikorwa, mu by'ukuri usanga iyo tugeze muri ibihe by'amakuba cyangwa se muri ibihe by'ibibazo, Imana atari yo twibuka mbere, ahubwo hari ibindi bintu usanga dushyira imbere y'Imana. Cyogoze Imana twabona nyine ba bantu bose nyine byanze babandi twashakaga ubufasha byanze, akaba aribwo noneho tuza gutekereza yuko hari Imana. Muri kubyumva, ariko mu by'ukuri ubushake bw'Imana si uko nguko, ntabwo ari uko ibishaka yuko tubanza kugenda tuyobagurika ku bantu, ahubwo iyo ishaka yuko mu gihe tugeze muri ibihe by'amakuba ariyo nanone tugomba kujya dutekereza mbere nk'umutabazi wacu cyangwa se uwo tugomba kubibwira. Icya mbere abantu benshi bahita batekereza wenda nk'umuntu ukidependinga cyangwa se ugifashwa n'ababyeyi, ahita atekereza ababyeyi be, ese ababyeyi banjye bamfasha iki muri aya makuba cyangwa se bamfasha iki muri umubabaro wanjye. Icya kabiri wenda nko ku bantu bafite akazi, ese niki boss yamfasha n'urugero, nk'urugero wenda ugeze mu gihe muri situation y'ubukene n'urugero, cyangwa se ugeze muri situation mu gihe runaka kikubabaje cyo kugaragaza ko ukeneye ibintu, ugatekereza ko ubufasha nyine ubwo bufasha wakumara uwo mubabaro, wakumara ayo makuba yawe ari nka boss wawe wenda ku kazi. Cyangwa se ikindi ugahita abenshi bifashisha umuryango, ugahita uvuga ati ngiye nkomboka umuryango ukomeye, rero kubera ko ngeze mu makuba cyangwa se ngeze mu gihe cy'umubabaro, uyu muryango wanjye hari icyo wahita ubikoraho direct. Cyangwa se hari n'abandi bavuga ati ngiye mfite inshuti zikomeye, rero muri aya makuba yanjye, muri ibi bibazo byanjye, inshuti zanjye zifite icyo zabikoraho, rero reka izo niyambaza mbere. Cyangwa se hari n'abandi bakomeye bandi wakwishingikirizaho, nibo utekereza mbere. Hari n'abandi noneho bavuga ati noneho twe turi abanyemana, turi abantu bihaye Imana, ngeze mu makuba, ngeze mu bibazo, umuntu wa mbere ngomba kubibwira, ugomba kubimenya ni pastori wanjye. Uwo nguwo aba yumva nawe yanyeyeje nyine kuba umuntu nyine wahisemo neza, nyine watekereje neza nyine mu buryo bw'Imana. Hari n'abandi wenda mvuga bemera abahanuzi n'ubuhanuzi bubaho, iyo ageze mu gihe cy'amakuba cy'ibibazo ahita yihutira ku muhanuzi avuga ati ese umuhanuzi ibintu yabivuze wiki, cyangwa se reka njye kubaza umuhanuzi ambwire nyine icyo abivugaho. N'ahandi henshi twishingikiriza mu gihe tugeze mu makuba, wenda ari n'ahandi nawe ushobora kuvuga. Mu by'ukuri ntabwo ari bibi mu gihe nyine abo bantu Imana ishobora kubakoresha, yego nibyo, ishobora gukoresha ababyeyi bawe, ishobora gukoresha boss mu kazi, ishobora gukoresha umuryango, ishobora gukoresha inshuti, ishobora gukoresha abakomeye runaka, ishobora gukoresha pastor, ishobora gukoresha umuntu runaka ikunyuzamo ubufasha bwayo. Ariko mu by'ukuri icyo nshaka kubereka nuko mu by'ukuri Imana ariyo iri hejuru yabo, kandi akaba ari nayo ya mbere mu gutekereza ubufasha mu gihe twumva tubukeneye, mu gihe twumva tugeze mu makuba, mu gihe twumva tugeze mu bitubabaza. Mu by'ukuri Imana niyo ya mbere, nubwo yabinyuza muri abo bantu, ariko mu by'ukuri Imana niyo wakabibwiye mbere kuruta uko utekereza ababyeyi, kuruta uko utekereza undi muntu uwo ari we wese. Imana niyo igomba kubanza kuza mbere. Rero bavandimwe, tubanze dukomeze twisuzume turebe, ese ko tuvuga ko twiringira Imana, ese ko tuvuga ko Imana nyine ari iduha byose, nyine ducyari yo mutabazi wacu ngo tubivuga, ariko mu by'ukuri byagera mu gihe bibaye bigiye gushyirwa mu bikorwa, nyamara tukakitinga nk'aho abantu aribo twishingikirijeho, tutishingikirije ku Mana. So nyine nabaze ndeba ibintu kare numva binteye ubwoba, bibaza ese koko Imana, nyine baza ese koko Imana niyo mbibwira mbere, niyo numva ko ariyo koko ubufasha bwavaho mbere yuko natekereza abo bantu. Uyu munyazaburi we mu by'ukuri biratandukanye n'ibyo abantu wenda twavuga muri iki gihe batekereza cyane. Umunyazaburi kuri we yumva ko mu mubabaro we yagombaga gutakira Imana. Niyo mpamvu avuga yuko ngo mu mubabaro wanjye natakiye Uwiteka. Ntabwo batwereka ko hari izindi nzira yabanje kunyuramo. Mu by'ukuri wenda Uwiteka ari gukoresha n'abandi kugira ngo amukure aho hantu, ariko ntabwo bari kutwereka ko hari izindi nzira yabanje kunyuramo, ahubwo wari gutatwereka yuko mu mubabaro we, akigera mu mubabaro we, nta yindi nzira batweretse, ahubwo aho yahise yerekera, aho nyine ibitekerezo bye byamwerekeje ni kuwiteka. Mu mubabaro we yatakiye Uwiteka. Turi kubona yuko uyu munyazaburi nta wundi yashyize imbere y'Uwiteka. Turi kubona yuko umunyazaburi nta wundi yashyize hejuru y'Uwiteka, ahubwo turi kubona kuri uyu munyazaburi Uwiteka ari we wa mbere, akaba ari nawe uri hejuru, ari we nyine yerekezaho gutaka kwe no gutabaza kwe. Kubera iki Uwiteka?
kubera iki uwiteka ari ugomba kuba uwa mbere ndetse akanaba n'usumba nyine abandi bose dushobora gutekereza ko twakuraho ubufasha. So uyu munyazaburi we icyambere yari amaze gusobanukirwa uwiteka, asobanukirwa uwiteka uwo ari we, bigera nyine ku kigero amurutisha abandi bantu bose. Abona nyine yuko uwiteka aruta abantu bose ndetse ko abaruta cyane, mu buryo nyine nta kindi kintu na kimwe yakwishingikirizaho, nta kindi kintu na kimwe gishoboka watekereza ngo abantu bafite mu biganza byabo uwiteka tudafite. Nyine tubanze dutekereze iki kintu. Hari nyingiye twishingikiriza ku bantu dusa nkaho abantu hari ikintu nyine kiri mu maboko yabo kitari mu maboko y'uwiteka, ariko reka mbabwire ngo byose nyine biri mu kiganza cy'uwiteka. Uwiteka nubwo yabinyuze ahantu runaka, ariko byose biri mu kiganza cy'uwiteka. Icyo nshaka kubabwira ni iki: nta kintu na kimwe abantu bafite kiri mu kiganza cy'abantu cy'ubufasha baguha, mu by'ukuri icyo kintu kitari mu kiganza cy'uwiteka, cyangwa se utakibona kivuye n'ubundi mu kiganza cy'uwiteka. Uwiteka ni umuremyi wa byose. Nicyo kintu tugomba kubanza kumenya. Cyambere tugomba kubanza gusobanukirwa uwiteka uwo ari we. Mbese mu gihe nyine ujya gusenga uwiteka, mu gihe agomba kuba ari uwa mbere muri wowe, nuko ugomba kubanza ukamenya uwiteka uwo ari we. Ese ubundi uwiteka ninde? Icyambere ni ukubanza tukamenya yuko uwiteka ari umuremyi, ari umuremyi wa byose. Ese byaba bivuze iki kuvuga ngo uwiteka ni umuremyi wa byose? Akenshi muzareba mu isengesho ryacu, abenshi nanjye njye kwisanga ari n'igihe mbikora hani ntanazi n'ibyo ari byo, bavuga ati uwiteka mana waremye isi n'ijuru, ngahera kuba ari umuremyi. Akenshi nubwo tutajya tubyumva, kubera iki dutangirana no kuvuga ngo uwiteka ari umuremyi? Kuki tudatangirana n'ikindi kintu cyo kuvuga ko uwiteka afite amaranga kamere menshi? Kuki dutangirana no kuba ari umuremyi, creator? Nyine icyo kintu kirakomeye cyane. Icyambere nuko iyo tumenye neza yuko uwiteka ari umuremyi, uwo uwiteka dusenga tukamenya yuko ari we muremyi, icyo biba bivuze kuri twebwe niki tugomba kumenya? Tugomba kumenya yuko kuko ari umuremyi ni nawe ufite control over everything, niwe uba ufite kugenga ibintu byose yaremye, byaba ari ibintu bigaragara cyangwa se n'ibitagaragara. Iyo mvuga ngo uwiteka ni umuremyi mu isengesho ryanjye, icyo nakabaye numva ko no mu makuba ya no mu mubaro wanjye uwiteka ari we nanone ufite ububasha bwo kugenga nyine ibyo bintu byose. Iyo mvuga ngo uwiteka ni umuremyi, ni ukuvuga ngo ni nawe mugenga w'ibintu byose biriho, ibigaragara n'ibitagaragara, niwe ubigenga. Rero uwo mugenga niwe ugiye kubwira. Nicyo kintu twakabaye twumva. Uwiteka ikindi ashobora byose. Uwiteka ashobora byose, nta na kimwe kimunanira mu bintu byose biriho. Ni ukuvuga ngo no mu makuba yawe rero nta na kimwe cyabasha kugeraho mu makuba yawe uwiteka atabasha kugukiza mu gihe abishaka. Nongereho ngo mu gihe abishaka, kuko hari n'igihe ataba abishaka yakireka, ariko turaza kugenda tureba ku bana b'Imana yakiretse icyo biba bivuze. Rero nta kintu na kimwe cyo mu makuba uwiteka atabasha gukuramo umuntu mu gihe yabishatse. Mu gihe yabishatse. Reka nongereho mu gihe yabishatse. Hari nk'igihe abantu nyine bashidikanya gushobora byose kw'Imana, avuga ati none se Imana ibishoboye bigiye kuki ibi ngibi se itabinkuyeho? Oya, reka nongereho ngo mu gihe yabishatse. Ikindi uwiteka azi byose, nta na kimwe nyine gishobora kugera mu muntu, nta makuba y'umuntu ashobora kugera ku muntu cyangwa se ibyago ku buryo uwiteka yaba atabizi. Uwiteka byose arabizi. Ikindi uwiteka abera hose icyarimwe, ku buryo ataba ari kure cyane mu gihe ya makuba agera ku muntu, ku buryo uwiteka bavuga ngo ari kure cyane. Oya, uwiteka ni uwiteka ubera hose icyarimwe. Ikindi uwiteka ni umucamanza utabera, akaba ari n'umunyembabazi nyinshi cyane. Iyo mvuze ngo ni umucamanza utabera, ni ukuvuga iki rero? Turaza kureba ko uyu munyazaburi yari mu makuba. Aya makuba yari yatejwe nyine n'abantu nyine yari atuye muri bo. Rero ayo makuba, ako karengane yari arimo, muri kubyumva, uwiteka uko ari umucamanza utabera, ibyo bintu yarabibonaga, kandi ni nawe ugomba gushyiraho ubucamanza bukwiriye kuri nyine iyo situation, muri aya makuba nyine y'uwo muntu. So rero uwiteka ni umucamanza utabera. Ikindi ni umunyambabazi nyinshi cyane, ku buryo abantu be mu mibabaro yabo, mu makuba yabo aba ayizi. Ni umunyambabazi nyinshi cyane, umunyambabazi nyinshi cyane, afite urukundo rwinshi cyane, ku buryo tutavuga ngo amakuba y'abantu no kubabara kw'abantu arabyirengagiza, ahubwo abitaho ku buryo ayo makuba yabo ayamenya, ndetse n'imibabaro yabo akayimenya cyane.
hari n'ayandi marangakamere yose y'Imana siyo ngiye gusobanura, agenda atwereka nyine Imana iyo ari yo, ndetse akanatwereka n'uburyo Imana ikora, ndetse no muri ayo marangakamere yayo. So mu by'ukuri tugerageje gutekereza muri ibyo bintu nyine tumaze kumva ku Mana, hari ikindi kintu mutekereza, cyangwa se hari undi muntu mutekereza uhari wakurutira Uwiteka? Hari undi muntu uzi w'umuremyi utari Uwiteka? Hari undi muntu uzi ubera hose icyarimwe utari Uwiteka? Hari undi muntu uzi ushobora byose utari Uwiteka? Hari undi muntu uzi ufite imbabazi nk'Uwiteka? Hari undi muntu uzi ufite kwihangana kwinshi nk'Uwiteka? Hari undi muntu uzi ufite urukundo rwinshi nk'Uwiteka? Hari undi muntu uzi uhwanye n'Uwiteka uhari? Niba ahari rero umutekereza, wenda wamunganyisha n'Uwiteka ukaba wamwiyambaza mbere yuko wiyambaza Uwiteka. Ariko niba ntawe uhari, Uwiteka bivuze ngo niwe wenyine dukwiye kubanza kwambaza muri byose no kwishingikirizaho muri byose mu gihe tugeze mu makuba. So bavandimwe, akenshi impamvu tubanza guhuzagurika tugenda hirya no hino nuko tutaba hari dusobanukiwe neza Imana iyo ari yo, ngo dusobanukirwe uko gukomera kwayo nuko ingana, ndetse dusobanukirwe nyine n'ayo marangakamere n'Imana iyo ari yo. Niyo mpamvu ahari tubanza guhuzagurika, tubanza kujya gushaka nyine ibisubizo mu bantu, tukiringira nyine abantu. Yesu niwe yavuze ngo wiringire umwana w'umuntu nyine wese avumwe. Muri kubyumva? Nyine tukabanza gushakira mu bantu, mu by'ukuri tugahuzagurika hirya no hino, twirengagije yuko hariho Imana bwa mbere. Rero Imana itugira ibintu tugasobanukirwa iyo ari yo, tugasobanukirwa uko ikora, mu by'ukuri twakabaye dusenga nyine, twakabaye ariyo bwa mbere twiyambaza amakuba yacu. Spurgeon yaravuze ngo, reka mbisome mu Cyongereza ndongera mbisobanure. Haravuga ngo when we cry to a man, yari gukomantika kuri zavuga ngo when we cry to a man would be our weakness, but when we cry to God will be our strength. Bivuze iki rero? Mu gihe turirira abantu cyangwa se mu gihe twiyambaza abantu akaba ariyo dutakambira, mu by'ukuri izo ni intege nke tuba twagize. Ariko mu gihe dutakambira Imana akaba ariyo turirira, nicyo gihe tuba twabaye abanyembaraga. So nyine uhite wibaza ngo ese mu makuba yawe ni abantu utakambira mbere cyangwa ni Imana? Mu gihe watakambiye abantu utagira ngo nibwo wafashe batekereje nyine bikwiriye, mu by'ukuri icyo gihe wagize intege nke. Bwa mbere tugomba gutekereza ko Imana ariyo yonyine, ariyo iri hejuru ikomeye gutyo. So bavandimwe rero, kubizera, reka ngende ngaruka no kubizera by'umwihariko. Abizera tuzi yuko ari abana b'Imana. So niba rero turi abana b'Imana, hari undi data dutekereza dufite dukwiriye kuririra atari Imana? Hari undi data dutekereza dukwiye kubwira ibyacu mbere tutabibwiye Imana? Kabone nubwo twaba dufite ba data ku mubiri, cyangwa se abandi bantu wenda badukorera nk'ibyo abo ku mubiri badukorera, ese abo ngabo wabarutisha Imana? Niba koko uri umwana w'Imana, niba wumva icyo bivuze ko umwana w'Imana, hari undi data waba ufite ukurutira Imana? Cya kabiri, so hari isengesho Umwami Yesu yatwigishije, atwigisha gusenga. So abagiriwe nyine ubwo buntu bwo kuba abana b'Imana, rwose ari ukuntu Yesu yatwigishije isengesho dukwiye gusenga. Aravuga ngo, Umwami wacu Yesu atubwira uburyo dukwiye ngo tujye dusenga tuvuga tuti, Data wa twese uri mu ijuru, our Father, Data wa twese uri mu ijuru. Nyine dushobora kumva ko ari ibintu bisuzuguritse byoroheje cyane, ariko hari umuvandimwe weretse kutwigisha nyine icyo cyigisho, numva biratangaje nyine ukuntu utajya tubyitaho, nyine duhita tubivuga nyine tutanabitekerejeho. Nyiri sengesho nyine abenshi twarimenye tukiri abana muri Sunday school, Data wa twese uri mu ijuru, izina ryayo, nyine ukabivuga gutyo gusa. Ariko mu by'ukuri udasobanukiwe ayo mahirwe ufite yo kwita Imana Data, biriya bintu Yesu abitubwira ataye mu buryo musenga muvuga ngo Data wa twese, nyine ibyo bintu bifite ikindi kintu gikomeye nyine bifite bisobanuye ku buryo turamutse tugitekereje nyine cyaba ari ikintu nyine gikomeye muri twebwe. Data wa our Father. Hari umuvandimwe wavuze ngo Yesu Kristo ngo yaduhaye nyine amahirwe yo kwita nyine Imana ngo Data. Muri ntabwo tunabikuriye kwita Imana ngo Data. Noneho abizera bahawe nyine privilege yo kujya basenga bakavuga ngo Data wa twese, our Father, Data wa twese uri mu ijuru.
tubona mu Baroma 8 Pawulo agaragaza yuko ngo abizera bahawe umwuka ngo ubatakisha ngo Abba Data, Abba Father, Daddy. Undi nicyo bivuze Father. Nyine uwo mwuka nicyo nyine nicyo ngo adutakira bavuga ngo Abba Father. Nyine iri jambo Father muryumve. Nyine mwumve Father iyo tuvuze nyine umubyeyi busanzwe ni umuntu uba ukwitayeho cyane, ntekereza ko kurusha n'abandi bantu bose baba bakuzengurutse. Ni umuntu uba ufite imbabazi n'urukundo, ni umuntu ushobora gutanga ibye ku bwawe, ndavuga b'umubiri. Ni abantu nyine badukunda nyine cyane, sibyo? Ariko noneho uyu nguyu we uyu Father Imana noneho we adukunze kurusha abo ngabo b'umubiri. Ni ukuvuga ngo adufitiye n'imbabazi kurusha abo ngabo b'umubiri. Ni ukuvuga ngo atwihanganira kurusha abandi b'umubiri. Noneho turamutse tumutekereza gutyo mu gihe dusenga, mu by'ukuri ibyo ngibyo ni inkomezi mu makuba nyine no mu byago, mu gihe wumva ko ufite uwo data nyine umeze gutyo nyine twibaze ngo kuki abantu bakomeye, kuki abo dutekereza ko aribo bakomeye kuri twebwe aribo dutekereza ko twashyira mu mwanya w'Imana? Kuki aribo dutekereza? Nyine kuki abakomeye, ababyeyi bacu cyangwa se undi muntu wari we wese ushobora gutekereza, ushobora kwishingikirizaho, kuki utekereza ko ari we ushaka kurutisha Imana? Ese nyine akenshi tujya twibwira yuko nk'aba bantu nyine basanzwe aribo bari buze kutwumva kurusha uko Imana yaba itwumva. Ese mutekereza yuko ibi byo uri kunyuramo byose ari abantu bakumva cyane kuruta uko Imana ikumva? Hari umuntu ufite muri iyi si utekereza yuko ashobora kukumva kuruta uko Imana yakumva? Ndashaka ko twihuta muri Matayo 7 mwumva ukuntu umwami Yesu yavuze. Nyine biratangaje cyane. Nasanze muri abantu nyine kwizera kwacu, nyine kwizera Imana kwacu kwakuriye hasi cyane. Sizi ikigero nabivugaho. Nyine mwumve Matayo 7 ukuntu umwami Yesu yavuze ku nyigisho ku musozi. Matayo 7 umurongo wa 11 twumva ukuntu umwami Yesu yavuze. Umwami Yesu aravuga ngo ko muri babi kandi mukaba muzi guha abana banyu ibyiza, none se wo mu ijuru nazarushaho guha ibyiza ababimusabye? Nyine mwumve iki kintu mutekereza. Ba bandi ba data tuvuga bo mu mubiri batwitaho cyane, ba bandi twabonye ko ngo badukunda, abandi batanga ibyabo, ngo anyishyurira ngo ishuri, ngo yanguriye ngo imyenda, ngo arangaburira, aguha nyine biriya byose arabiguha. Nyine bikoreka ko agukunda. Ariko biriya byose ngo nubwo abikora Yesu amwise ngo ni mubi. Niba umuntu mubi rero ashobora kugira ibyo byiza byose akabikugirira nyine, noneho ibaze noneho so mu ijuru we utari mubi, utaranigeze nibura n'itierese, sinzi ikintu kiba munsi y'itierese nyine bakibaho na rimwe aba mubi mu kubaho ugoraho kuko itekaho ryose. Uwo nguwo noneho mbeze gutyo ntazarushaho guha ibyiza ababimusabye. Nayo muri kubyumva. None se niba ndi mu makuba cyangwa se umubabaro, mutekereza ko uwo Uwiteka, uwo Yesu yambwiye ngo njye nsenga avuga ngo Data, uwo mwuka wera agutakirira kugira ngo Abba Father, Abba Data, uwo nguwo we noneho utari mubi ntazarushaho guha ibyiza ababimusabye, ntazarushaho gukura abo bantu mu makuba abatatse nyine ko bashaka kuyavamo, ntazarushaho kubohora abantu abakura muri ayo makuba. Nyine kubohora ni deliverance, nyine ijambo ry'ubwaryo ntabwo bifite ikibazo n'ubwantu barikoresha nabi. Ntazarushaho kubohora abantu baboshwe n'ayo makuba cyangwa se n'iyo mibabaro. Uwiteka biritwereka yuko rwose atwiteye kurusha abandi bantu bose dushobora kwishingikiriza. Rero umunyazaburi we yarishingikirije ku Uwiteka. Ikindi Uwiteka biragaragara yuko ngo Uwiteka ngo yamusubije, ngo yaramugobotse nyine yaramusubije muri aya makuba ye. Bigaragara yuko Uwiteka arumva. Icyambere yaramusabye, yaramutakiye, muri kubyumva, yaramutakambiye, hanyuma Uwiteka aramwumva. Ikindi nuko Uwiteka iyo yumvishe asubiza. Ikindi ngo Uwiteka yagize ate? Yaramusubije. Rero kugusubiza ku Uwiteka reka mbivuge ngo Uwiteka asubiza yego cyangwa oya, sibyo? Uwiteka asubiza yego cyangwa oya. Ushobora kuvuga ngo ndi mu makuba Uwiteka ashaka kuyanyuramo. Ntabwo ndi kugusezeranya yuko igihe cyose ugeze mu makuba
bisobanuye yuko ubushake bw'Uwiteka ari uko ahita yagukuramo. Oya, ashobora no kwemera ko yanyuramo. Pawulo Yesu mu rwandiko rw'Abikorintho batubwira yuko ngo Pawulo abanyateolojiya bageze kuvuga yuko ngo hari uburwayi yari afite wenda buri koronike, ubwo aribwo bamwe bakavuga ijisho abandi bakavuga ubundi burwayi bwose yari afite, ngo asenga Imana ndetse ngo inginga rimwe kabiri ngo asaba ngo Uwiteka ko yamukura mu icyo kintu. Uzi ukuntu Uwiteka yamubwiye Pawulo ngo ubuntu bwanjye buragize gute, buraguhagije. Abize rero Imana ishobora gushimba ko mu bunyuramo. Neza ko Pawulo abwira Timote ngo kubw'indawe ko nanjye ngo ujye unywaho gakeya, sibyo? Kubw'ikibazo nyine cya stomach yari afite. Nyine Timote nuko atari umugaragu w'Uwiteka, kuki se Uwiteka nyine yagiye kimurikiye nyine icyo kintu. Uwiteka rero ashobora kugikuraho nibyo, ariko tubona n'abandi Uwiteka yagiye akiza, right? Bagiye basenga nyine Uwiteka akabakiza. Rero ushobora gusenga Uwiteka akagukiza uburwayi mu gihe nyine ari cyo kintu kiguteye umubabaro, ashobora kugusubiza yego akagukiza mu bushake bwe, cyangwa se akanagusubiza oya. Ariko rero reka mbabwire irindi humbure ni iringiye. Mu gihe Uwiteka agusubije oya ku bana bayo kubizera, Bibiliya itubwira yuko ngo aba ari byo bitubereye byiza. Biko byumva kayite. Mu Baroma 8:28 tuvuga ngo kubakunda Uwiteka ngo byose bifatanyiriza hamwe kutuzanira ibyiza. Reka mbabwire ngo nko kuri Yozefu wene se baramugambaniye, Yozefu aramugurisha ajya muri Misiri. Mu by'ukuri ya bintu byose Uwiteka ngo yarabizi. Noneho biriga tuvuga ngo mwebwe mukoresha ngo ibi kubizanisha ibibi, ariko Uwiteka akoresha ibi kubizanisha ibyiza. You meet evil against evil, but God meant evil for good. Kurya Uwiteka nyine akoresha nyine n'ibintu nyine tutegeza ko ari bibi ku bana bayo kugira ngo bazane ibyiza. Amuvandimwe okay, sinzi niba nyine biri biblical, ariko nyine agaragaza yuko ngo Imana yanakoresha n'abademoni kugira ngo ikweze. Niyo twamarigije. Nk'urugero Imana yakoresha Satani kugira ngo yeze Yobu. Zimubizi se? Imana ikamuha ibyo byose. Hanyuma Satani akagenda akabikoresha uko ashatse. Imana niyo yabihaye Satani. Satani se kibi. Ariko mu by'ukuri Imana ishakaga nyine kweza Yobu. Kurya tubona muri Zaburi nako muri Yobu 22 Uwiteka avuga ati nako yo bavuga ngo nzi ko Uwiteka ushobora byose, navuze ibyo ntazi mbabarire yihana. Uwiteka nyine ashaka kumwishurira. Yari ari kumweza. Sibyo se? Rero Uwiteka ashobora gukoresha uburyo bwose bushoboka, sibyo, kugira ngo akweze. Ntabwo mvuze yuko Uwiteka yareka abademoni ngo baguturemo, si cyo ndi kuvuga. Muri kubyumva? Ntabwo ari cyo ndi kuvuga. Ndi kuvuga ngo nka kuri ya Satani nyine tubona Uwiteka amuhaye ibye Yobu akabitwara. Uwiteka yareka Satani akamufunga ati genda bitware noneho turebe. Umuntu akabinyuramo, Satani ibye akabyinjiramo, n'abademoni akabyinjiramo, ukabona nyine amakuba kugezeho n'ibyago n'ibindi bintu byinshi bitandukanye. Ariko Uwiteka icyaza azima nyine Satani n'ubundi nkuko byari bimeze kuri Yobu ngo ubugingo bwe. Ntabwo ubugingo bwawe yabureka, ariko umubiri wawe warwara. Yobu tubona n'umubiri we wararwaye rwose. Uwiteka ashobora gukoresha uburyo bwose kugira ngo yeze umuntu. Muri kubyumva? So Uwiteka rero atweza mu bintu byose. Ku buryo nabyandi dutekereza ko ari bibi n'icyaha ari gihe ukigwamo, Uwiteka ashaka kukwigishirizamo. Mwari mubizi? Uriya kugwa no mu cyaha runaka, Uwiteka ari ushaka kugira ngo none akwereke intege nke zawe, anakwereke ko ari ugomba kwishingikirizaho. Ntabwo Uwiteka ari gutera ikibi. Umuntu yashobora no gukora icyaha nagazavuga ko ari Uwiteka wamweje, ko udashobora kwiteka yoshya umuntu gukora ikibi, ariko yashobora gupamitinga, ashobora kubireka. Impamvu ashobora kubireka rero no kugira ngo arusheho kukweza. Rero iyo wagikoze kibaba ari cyawe, ntabwo kitira ko ari Uwiteka kiguteye, ni wowe wagikoze. So rero twihuse none kuri verse 2, akomeza avuga ngo Uhoraho nkiza abanyabinyoma, unkize abantu bariganya. Nkiza abanyabinyoma, unkize abantu bariganya. So umunyazaburi yaratuye hagati y'abantu babi cyane. Dore uko umunyazaburi avuga aba bantu yaratuye hagati yabo uko bari bameze. Nimuza kwitegereza mugakora observation neza muraza kwibona ngo bari abanyabinyoma, icya kabiri ngo bari abariganya, icya gatatu bari abantu ngo banga amahoro, icya kane ngo bari abantu bashaka intambara. Ibyo bintu ni ibintu bigera kuri bine biranga aba bantu. Cya mbere abanyabinyoma, abariganya, abanga amahoro, abashaka intambara. Nicyo kigaragara muri iyi mirongo. Abo bantu niko bari bameze. Ni ngo yaratuye hagati y'abo bantu. Uko nanone tubona yuko ariko abantu bose badakijwe mu by'ukuri bagaragara niko bameze, n'abanyabinyoma. Hari igihe nyine tubyoroshye cyane tukumva yuko kuba umunyabinyoma ari ikintu cyoroshye cyane,
ariko mu by'ukuri ndashaka kugira ngo twumve icyo Uwiteka hano aravuga ku banyabinyoma muri Zaburi ya gatanu. Zaburi ya gatanu umurongo wa 7, mwumve ukuntu Uwiteka avuga. Uwiteka aravuga ngo kuko utari Imana y'intambira kibi, umunyangeso mbi ntazaba iwawe, abibone ntibazahagarara mu maso yawe, wanga inkozi z'ibibi zose, uzarimbura abanyabinyoma. Uwiteka yanga urunuka, umwicanyi n'umuriganya. Muri kubona ko aba bantu nabariganya, kindi nabanyabinyoma. Rero Uwiteka ngo yanga urunuka, yanga abanyabinyoma, kandi ngo azanabarimbura abanyabinyoma ndetse n'abariganya. Nuko nguko muri kubyumva. Rero abantu bameze gutya abanyabinyoma, babariganya, banga amahoro, bakunda intambara, mu by'ukuri icyo Uwiteka yabaha nicyo ngicyo nicyo bakwiriye. Rero Uwiteka yanga abanyabinyoma. So rero umunyazaburi yari atuye hagati y'abantu babi bameze batyo. Wagira ngo aba bantu neza yari atuye hagati yabo ni abantu b'ikirete. Ikirete muzi abantu babo ukuntu bari bameze. Dusoma abantu b'ikirete mwumve ukuntu Pawulo yavuga ngo bari bameze. Ngo umwe mu bahanuzi ngo yarahanuye avuga ngo byari ikirete, mwumve ukuntu bameze. Igice cya mbere umurongo wa 12 mwumve ukuntu bavuga. Aravuga ngo umwe wo mu bahanuzi ngo wabo yaravuze ati abanyakireti ni abanyabinyoma iteka, ni inyamaswa mbi, na abanyandambi, ni abanyabute. Kumva abantu b'ikireti uko bameze, ni abanyabinyoma nyine nabo niko bari bameze. Ngo abantu se babaho no muri minsi mutagira ngo dutuye mu bantu batandukanye. Aba bantu ngo nabariganya, ndagira ngo mwumve icyo abariganya bakwiye kugororerwa. Mu migani none turi mu gitabo cy'imigani, twumve icyo abariganya bakwiye kugororerwa. Igice 11 umurongo wa 13 igitabo cy'imigani. Twumve icyo igice 11 umurongo wa 3 mwumve ukuntu avuga. Imigani 11 umurongo wa 3 baravuga ngo gutungana kw'abakiranutsi kuzabayobora, ariko ubugoryi bw'abariganya buzabarimbura. Muri kumva yuko abanyabinyoma n'abariganya icyo bari bwuriraho bose nuko Uwiteka ari kuvuga yuko uburiganya kuba abanyabinyoma kwabo byose bizagira bite, bizabarimbuza. Noneho umunyazaburi asenga, ari gusenga avuga ngo ninde wamukiza abantu kuba nyine abantu bameze batyo, abantu bo muri icyo gihe kimeze gutyo, ninde wamukiza? Ese wowe ugiye gutaka uyu munsi wataka gute? Nawe wataka ugasenga ukavuga ngo Mana nkiza aba banyabinyoma, nkiza aba bariganya ndi hagati yabo. Abariganya uri hagati yabo uyu munsi nshaka kukwereka bwa mbere ni wowe na kamere yawe. Isenga Imana uvuga ati Mana nkiza uyu munyabinyoma n'uyu muriganya, njyewe kamere yanjye. Uwo ni utuye hagati nyine ya undi munyabinyoma n'umuriganya ukwegereye cyane n'isi, ku buryo nyine ahantu hose ujya kuva mu gitondo ya nimugoroba usanga uzengurutswe n'umunyabinyoma ndetse n'umuriganya. Ndetse undi nawe utajya gusigana n'ibyo ngibyo nawe ni Satani, ku buryo nyine muri Yohana 8 Yesu yamugaragaje ngo Satani ngo ni na se w'ibinyoma, ngo nta n'ukuri kuba muri we, niwe ikinyoma ngo gikomokaho. Muri kubyumva? Rero nawe wasenga iri sengesho ryo kubohoka, ukavuga ngo Mwami nkiza abanyabinyoma n'abariganya. Aba ngaba nyine utagira ngo biratandukanye. Aba nabo nabanga amahoro. Kamere yawe ni n'umwanzi w'amahoro, isi n'umwanzi w'amahoro, Satani n'umwanzi w'amahoro. So aba ngaba wabakizwa n'iki? Uwiteka rero niwe ufite ubwo bubasha bwo kubohora akagukura aho hantu. Ku bantu batarakizwa rero Bibiri twereka yuko bo baba bari munsi y'ubutware bw'ibyo bintu 100%. Nyine bari munsi y'ubutware. Nuvuga ngo nko mu Efeso 2 Paulo bigaragaza yuko ngo twagendera ngo twayoborwaga n'umwami utegeka ikirere ari mu gukora amatumvira, dukurikiza imigenzo y'isi ngo ndetse ngo dukurikiza n'ibyo kamere yacu ishaka. Uwa ni umuntu upfuye nyine. Ariko none no ku muntu ukijwe none ntabwo mu by'ukuri akiri muri isa akiri mu rugendo yavuga ngo ibintu ngo ba yarabikize burundu ku buryo atazagirana buriya nabyo. Kamere iracyakurimo. Niyo mpamvu tuvuga yuko hari icyaha kiba mu muntu cyitwa indwelling sin. Ikindi isi iracyakuzengutse ku buryo umunsi ku wundi uhura nayo. Satani nawe ntabwo ari kure cyane,
ariko Bibiliya itwereka ko abizera bo bishoboka yuko rwose kuko bashobora kubinesha, ushobora kunesha kamere iri muri wowe, ushobora kunesha isi ndetse na Satani tumunesha twambara za ntwaro tubona muri Efeso 6 n'uburiganya bwe. Ninde wadukiza aba banyabinyoma? N'Uwiteka niwe wabasha kutubohora. Uwiteka niwe wabasha kudukorera deliverance. Deliverance twabonye ko ari isengesho ryo kubohoka. Bavandimwe ari mwatekereza se sigaye mbohora abantu, nta muntu nigeze mbohora. Imana niyo yonyine ishobora gukora deliverance. N'abantu bajya babeshya ko bohora baranabeshya. Imana niyo yonyine ishobora kudeliveringa umuntu, nishobora kubohora umuntu. Ninde se wakubohora kuri kamera yawe n'isi ndetse na Satani wetse Imana? Nta apotre wakubohora, nta muntu umwe nyine ufite ububasha bwo kubohora uretse Imana yonyine. Uwiteka niwe wakubohora. Mwana nyine umunyaza bare gusenga ntago ari kwiyambaza undi muntu wari wese wamubohora, aribwo ari kwiyambaza Uwiteka wenyine kugira ngo mukure abantu bameze atyo. Ku murongo wa 3, kuri murongo wa 3 rero tubonaho hari ibibazo uyu munyaza burabaza. Aravuga ngo Uhoraho azabagenza ate abanyabinyoma n'abariganya, abantu banga amahoro? Uwiteka azabagenza ate? Ngo Uwiteka azabahanisha gihano ki? Ibi ni ibibazo ari kwibaza. Uwiteka azabagenza ate? Uwiteka azabahanisha gihano ki? Ahari abanyabinyoma n'abariganya ni cye gihano kibakwiriye. Ahari dushobora gutekereza yuko umunyabinyoma n'umuriganya n'umuntu wese wanga amahoro wenda nka leta ishobora kumuhanisha imyaka 5, imyaka 10, imyaka 20 n'ibindi bihano bisa nk'ibyo ngibyo. Ariko Uwiteka we ni cye gihano atanga cy'abanyabyaha nyine. Duhere kuri ya Zaburi ya 5 twasomye umurongo wa 4 twamenye ko abanyabinyoma Uwiteka azagira ate? Azabarimbura n'abariganya. Ndetse none iyo dusomye mu Baroma bice 6 umurongo wa 23 tubona yuko ibiri tubwiye ku bihembo by'ibyaha ari iki? Ari urupfu. Ngicyo icyo Uwiteka akwiye guhemba abantu bameze batyo. Ni urupfu, ni ukurimbuka, nkuko nyine tubibona muri Zaburi ya 5. Ku murongo wa 4 so igihano cyabo tukibona hano ku murongo wa 4 ari kuvuga. Igihano cyabo ni iki ngiki? Ngo Uwiteka ngo azabarasa imyambi ityaye, ngo iyo myambi ngo ni imyambi irwanishwa ku rugamba, ngo azabajugunyaho amakara yaka. Ndagira ngo mubyumve neza. Mu by'ukuri muza gutekereza muraza kureba iki kintu ari ikigereranyo bari kutwereka, kuko Uwiteka ntabwo agira imyambi nk'imyambi y'abantu nyine bafora. Wenda nitwabaye ku rugamba, ariko imyambi ntekereza ko ari ikintu kikwinjira. Iyo kikwinjiye mwumve wenda umwambi ukwinjira nko mu nda kugira ngo bawukuremo, ntekereza ko batapfa kuwukuramo nk'isasu gusa. Umwambi wo uragenda ugahita ufata kuwukuramo byaba bibi cyane, ahubwo bawusunika ukava ugasohoka aho kugira ngo bawugarure. Niba muzi umwambi ukuntu buteye, sibyo? Aho ndavuga nyine ni ikigereranyo nyine cy'ukuntu umwambi wica nabi, sibyo? Noneho mwibaza amakara ngo azabajugunya amakara yakumurira. Uwiteka ntabwo ni ukuri azazana amakara y'imbabura ngo ari yagushyiraho. Ntabwo ari amakara y'imbabura bari kutubwira. Hari ahandi hantu nyine Uwiteka umuriro we uteguriwe. Hari ayandi makara nyine Uwiteka ajugunya abantu mu by'ukuri atari aya makara tuzi y'ibiti. Nubwo iki kigereranyo kiri kutwereka nyine ukuntu nyine umwambi wica nabi n'ukuntu amakara atwika nabi mu by'ukuri ukuntu bimeze. Ariko ibyo Uwiteka reka mbabwire yuko bisumbye nyine ibingi bidutekereza tubonesha amaso yacu. Reka mbereke nk'igihano tubona umwami Yesu azaha abantu bose batamwizeye mu kugaruka kwe. Mu rwandiko rwa 2 Pawulo yandikiye Abitesalonike, murambirwa ndi gusoza. Mu rwandiko Pawulo yandikiye Abitesalonike rwa 2 ibice igice cya mbere ni cya mbere ku murongo kuva ku murongo, ndasoma muri biri ijambo ry'Imana niyo ibigaragaza neza. Rwandiko Pawulo yandikiye Abitesalonike ibice ni cya mbere n'umurongo wa 7. Aravuga ngo namwe ababazwa ibiture kuruhukana natwe, niko bizamera igihe Nyagasani Yesu azahishurwa avuye mu ijuru, ashagawe n'abamarayika be yahaye ububasha. Azaza mu muriro ugurumana, yihorere ku batazi Imana ntibumvire ubutumwa bwiza bw'umwami wacu Yesu. Bazahabwa igihano cyo kurimbuka, bajyanwe kure ya Nyagasani, batandukanywe n'ikuzo rye,
n'ububasha bwe. Murumva ko ikintu bazahabwa ngo bazahabwa igihano cyo kurimbuka, bajyanwe kure ya Nyagasani. Igihano nyine gikwiriye abantu ni ukurimbuka mu by'ukuri murabona yuko icyo Uwiteka ari kuvuga ni iyo myambi ityaye se, ayo makara azaba ari mu ni iki? Uwiteka ni ikihe gihano atanga? Ni hehe Uwiteka ubundi ahanira abanyabyaha? Azabahanira he? Azabahanira nyine mu irimbukiro ry'iteka ryose. Iyo dusomye muri Mariko 9 tubona nyine hatwereka yuko aho hantu ngo ari ahantu mu by'ukuri, aho hantu nyine muri ayo makara yaho nta nubwo azima. Mu cyongereza bagaragaza nyine yuko ngo amakara y'iki giti ngo ntibanse ngo ni broom trees, sinzi ko babigaragaje. Nyine yagiye nsoma nkumva ngo amakara y'icyo giti ubundi ngo ni amakara ngo yakaga vuba, nyine agakongera vuba, ngo icya kabiri ngo akaba ari n'amakara ngo atindana umuriro, nyine ntashireho vuba. Nyine amakara y'iki giti cyitwa broom tree. Ariko none mwumve amakara y'Uwiteka yo, noneho twe gutekereza ngo azanashira yo, noneho n'ibyiteka byose nyine, kuko ari Uwiteka nyine n'ijyana azatanga n'icyo Uwiteka. Wenda ushobora gutekereza amakara y'icyo giti kongera vuba akanatindana umuriro, ariko mu by'ukuri twumve yuko ibyo Uwiteka byo noneho bikongera vuba cyane, kandi uwo muriro wabo ukaba utazima. Nkuko muri Mariko 9 hagaragaza yuko ngo bazajugunywa mu muriro, ngo aho urunyo rwaho rugira gute, rushya ariko ntirugira gute, ntirushireho. Icya kabiri ngo naho umuriro ugira gute, utazima nyine, ngo naho umuriro waho nyine uhoraho nyine utajya uzima. Naho hantu nyine abanyabyaha bazabarizwa. Twese ku murongo wa 5 arataka akavuga ati rero ni ishyano. Mwumve gutura ahantu hagati y'abantu bameze batyo ni ishyano. Ni ishyano gutura aho hantu. Ni ishyano rwose gutura ahantu hameze gutyo. Ese bavandi mujya mutekereza yuko ari nk'ishyano gutura mu bantu bameze gutyo? Iyo murebye muri iki gihe tugezemo cy'ubugoryi, simujya mubona ko tugeze mu gihe kibi, ku buryo nyine ubona ari igihe cy'ubutinganyi, igihe cyo gukuramo inda byoroshye, igihe nyine murumva igihe tugezemo. Ni ukuri ni igihe kibi kigereranywe, nyine twanakiranye n'iki gihe kibi nyine uyu muntu yari arimo. Turi mu bantu babi ku buryo nyine abantu turi hagati yabo bimeze nk'uko uyu munyazaburi nawe yari ameze. Mwumva ukuntu umunyazaburi ataka, aravuga ngo ku murongo wa 5, mwumva ukuntu arataka ku murongo wa 5 akavuga ngo ngushije ishyano kuko nturanye nabo. Aturanye n'abo bantu bameze batyo. Abantu twagiye tubabona ni abantu bameze bate? Ni abanyabinyoma, ni abariganya, ni abanga amahoro, ni abakunda intambara. Ngo none aturanye n'abantu bameze batyo. Ngo guturana nabo ni nko guturana, biri kugirango ni nko guturana n'abantu ngo b'Imesheki ndetse n'Abikedari. Abantu b'Imesheki n'Abikedari ari kugereranya no guturana n'aba bantu, ni abantu bameze bate? Reka mbereka bari abantu b'Imesheki. Bigaragara yuko ngo uyu Mesheki bivuga yuko ngo yari umwana, iyo dusomye mu itangiro turabibona ngo yari umwana wa 6 wa Yafeti, wa Jafeti. Uyu rero Jafeti nawe akaba yari umwana wa Nowa. Nowa murabizi ko yabyaye abana 3, mugiye gusoma mu itangiro ibice 10 mushobora guhita mubibona. Nowa abyara abana 3, noneho none abakomotse kuri Jafeti umwana wa 6 yitwa Mesheki. So rero abamesheki bigaragara nyine yuko ngo bari abantu banga nyine amahoro nkuko biri kugaragara hano. So akaba nyine abantu bakunda intambara. Iyo tujye dusomye muri Ezekiel wenda twe gutinda 38 tubona naho bavugwa nyine abantu b'Imesheki. Uwiteka avuga ngo I am against you. Iyo Uwiteka avuze ngo I am against you, mubyumve nyine ngo ndakwibasiye nyine. Kwibasirwa n'Uwiteka. Mwatsaye bari navuze ngo biragatsindwa no gusumirwa n'amaboko y'Uhoraho. Uwiteka yavuze ngo arakwibaza, avuga ngo ngiye kugusumira. Rero biragatsindwa gusumirwa n'amaboko y'Uwiteka. Rero abantu b'Imesheki birigaragaza yuko nyine muri Ezekiel ngo Uwiteka avuga ngo ndakwibasiye. Uwiteka ati dore ndakwibasiye, yewe Gogi umwami ngo wiroshi n'Imesheki ngo ni Tubali, niba ari Tubali simbizi kwanditse mu Kinyarwanda. So rero Kedari bivuga yuko ngo ari abakombotse kuri Ishimayeli. Murabizi ko Aburahamu yari afite yashakanye na Sara y'umugore w'isezerano, ariko muzi ko yaje gushaka inshoreke yitwa Hagari, sibyo? Hagari rero niyo babyanye Ishimayeli. Rero bivuga yuko Abakedari nabo ari abakomokaga hehe kuri Ishimayeli, nabo bigaragara ko bari abantu babi. So rero icyo bahuriye rero ab'Imesheki n'Abikedari bose icyo bahuriyeho ni iki? Nuko bari abanzi b'amahoro, ari abantu badakunda amahoro ahubwo bakunda intambara. Rero gutura hagati y'abo bantu ni nko gutura hagati y'abatinganyi bo muri iki gihe. So rero kadusome muri ku murongo wa 6 ndetse no wa 7 dusoza. Ku murongo wa 6 ndetse no wa 7 baravuga ngo
ndababwira cyane guturana ngo ndambiwe cyane guturana n'abanga amahoro. Mu by'ukuri ibintu biramurambiye guturana. Ese hari umuntu uwizera wishimiye gutura muri iyi si isa gutya? Abizera ni abantu bahora bifuza gutaha, bavuga nk'uko Paul avuze ngo twebwe iwacu ni mu ijuru. Ni abantu nyine batuye muri iyi si ariko imitima yabo mu by'ukuri iri mu ijuru. Se hari igihe mujya mubyuka mukumva muri gusenga Uwiteka ngo agaruke? Sinzi niba iryo sengesho mutajya murigira. Ntajye mujya mwumva ibyaha bibarambiye, mujya mwumva wa munyabinyoma kamere yabyutse, muri kubyumva mukumva wa muriganya Satani yaje, ibitekerezo bikagute, ukumva nyine ibintu byose wabyanze byo muri iyi si. Ukumva nta n'impamvu n'imwe nyine, ukumva byose nyine ni ubusa. Ukavuga ati Uwiteka Kristo wagarutse koko, Kristo uzagaruka ryari nyine? Abizera ni abantu nyine bahora bataka gutyo, Kristo ugaruka, ko bashaka ko Kristo agaruka. Keretse abatizera nibo bafite nyine ubwo bwo azagaruka, ko nagaruka nyine azabaje kubarimbura, ariko abizera azabaje kubatwara ngo kuba nyine kubana nawe, ngo aho ari nabo niho bazaba iteka ryose. So muri kubona rero yuko mu by'ukuri kuba hagati y'aba bantu nyine ni ibintu bibabaje cyane, ni ibintu byari bimugoye gukomeza guturana n'aba bantu hagati muri bo, kubona ibyaha bimeze bitya bimuzengurutse bimeze gutya. Natwe biratugoye bavandimwe muri iyi si. Amakuba ni amakuba nyine akomeye. Undi wese ngo hari andi makuba dutekereze akomeye kuruta utuye hagati ya kamere n'isi na Satani. Hari amakuba akomeye kuruta ayo ngayo bavandimwe. Hari deliverance ikomeye ukeneye iruta kuba wagenda ukizwa uwo mubi, ukizwa iyo kamere y'icyaha ndetse na Satani ndetse n'isi. Mu byumve gutyo bavandimwe. Ku murongo wa 7 aravuga ngo njyeweho nkunda, ngo njyeweho nshaka amahoro. Biragaragara ko umunyazaburi w'icyashaka ari iki? Amahoro. Ariko aba bantu bo ntabwo ngo bashaka amahoro, ahubwo bo barayanga. Ngo iyo avuze amahoro bo ngo baba bashaka intambara. Nuko aba bantu baba bameze. Umunyazaburi ari kugaragaza yuko ashaka amahoro. Ese ni bande bashaka amahoro? Abashaka amahoro ni bande? Ese abashaka amahoro ni bande? Iyo dusomye muri Matayo ibice 5, ndumva twarahize kuri church turi kwiga nyine zahirwa cyangwa se beatitude. Ku murongo wa 9 muri Matayo 5 mu cyigisho cyo ku musozi, Yesu avuga ko ngo hahirwa ngo abazana amahoro, ngo kuko ngo ari bo bazitwa abana b'Imana. Abazana amahoro ni bande? Twabonye ko atari UN cyangwa se leta iyo ari yose ushobora gutekereza muri iyi si, cyangwa se undi muryango wo muri iyi si ushobora gutekereza uzana amahoro. Ahubwo aya mahoro Yesu yavugaga abazana aya mahoro, twabonye ko ari abana b'Imana, nabamaze guhabwa amahoro. Hayo ngo hahirwa abazana amahoro, nk'abantu bagahita bajya gutekereza abazana amahoro buriya bahiriwe ni ntago bari bavuga ko ari UN yiriwe. Hariya ntabwo ari cyo Matayo 5 avuga. Cyetse niba UN yari yose yariyunze n'Imana. Niba yariyunze n'Imana ubwo nayo iri mu bazana amahoro. Muri kubyumva? So rero hariya ni ibyo mwihariko mu by'ukuri ku bana b'Imana ko ari bo bazana amahoro. Bazana amahoro nabo kuko babanje kugirana amahoro n'Imana. Ko tubona muri mu Roma 5 Paulo avuga yuko ngo ubwo twatsindishijwe no kwizera dufite amahoro ku Mana. Nabwo ngo kugira amahoro ku Mana ntabwo binyura mu nzira umuntu yakwihimbira. Si mu bikorwa bya muntu, si umutagatifu, si Bikira Mariya, si ikindi kintu wanyuraho, ahubwo ngo binyura ku mwami wacu Yesu Kristo, ngo niwe uduha kwiyunga n'Imana tukagirana amahoro nayo. Rero ubwo ngo dufite amahoro ku Mana, abo bafite amahoro ku Mana ni n'abana b'Imana, ni nabo Bibiliya itegeka ikababwira ngo mugende muzana amahoro. Bazana amahoro bate? Icyambere twabonye ko bazana amahoro babwira abantu ubutumwa bwiza bw'amahoro. Ubutumwa tubwiriza, ubutumwa bwiza, biri bwite ubutumwa bwiza bw'amahoro. Nuvuga ngo ubutumwa tutanga ni ubutumwa bwiza bw'amahoro. Icyo tubwiriza ni amahoro. Amahoro tubwiriza ni Kristo. Mu Efeso 2 avuga ngo uwo niwe mahoro yacu. Christ is peace. Muri kubyumva? Uwo mahoro yacu nyine tumuvuga biki? Tuvuga yuko apfira ibyaha byacu byose nta kimwe gisigaye, agapfa nyine ari byo azira, agahambwa, ku munsi wa 3 akazuka kugira ngo nyine dutsindishizwe nawe. Rero abatsindishijwe bose bakaba bafite amahoro ku Mana. Abo nibo bana b'Imana, nibo bazana amahoro babwiriza amahoro, ni nabo bazana amahoro bitewe nuko bagenda babaho nyine no mu ngeso zabo. Rero abanga amahoro bazarimbuka. So nicyo tugenda tubona. Abanga ubutumwa bwiza bw'amahoro mu by'ukuri bazahanwa n'umwami wacu Yesu, kuko ngo abanze ubutumwa bwiza ngo azabajyana cyo bakwiriye ari cyo kurimbuka kwiteka. Rero tugende tubwira abantu iby'amahoro. Abayanze kwiyunga n'Imana rero niko bizagenda. So rero iri sengesho ni sengesho twigaga, ni sengesho ryo kugira gute, ryo kubohoka. Rero ibyo tukwiye kubohokaho, ibyo dushaka kubohoka ni ibi. Reba abanzi ufite, Bibiliya twereka umukristo wese agira ni kamere, n'isi na Satani.
ibyo ngibyo rwose nibyo dusenga dukomeza dusaba Imana kugira ngo Mana tugirire ubuntu tuneshereze ibi bintu nyine turi hagati yabyo bimeze gutya bimeze gutya ni ishyano kuri ngewe. Ubundi wakabatekereza ku isi ugatekereza kuri kamere badayanza bati nk'uko uyu munyazi bavuga ngo wowe tumi nyine mbonye ishyano, nawe uvuga bati mbonye ishyano kuko ndi hagati ya kamere yanjye n'isi na Satani. Rero abamaze kwiyunga n'Imana mugende mubwirize amahoro, kuko abantu bari hano hanze bose batuzengurutse n'abanzi b'amahoro. Rero tugende tubabwire iby'amahoro, rero tubabwire ubutumwa bw'amahoro, biyunge n'Imana, abiyunze n'Imana nabo bagende babwirize abandi iby'amahoro.